Bakiriya bacu turongeye turabasuhuje nk'ibisanzwe ni Moses. Aha turi ni kuri Kigali Band Sale tugiye kubana, ariko aha mpagaze mbazaniye property nziza igurishwa iri hano muri quartier nziza. Navuga ko ari quartier wenda nk'eshatu za mbere mu gihugu zigezweho. Ni Kibagabaga, ngira ngo mumaze kuhamenyera. Ku bantu basanzwe badukurikirana cyangwa basanzwe bagura amazu banakodesha, barabizi Kibagabaga ni quartier nziza cyane waturamo cyangwa se wanakodeshamo, waturamo, wagiramo ubutaka ukaba wizeye ko uri muri quartier nziza igezweho. Ngira ngo murambonera uru rugo rwiza cyane cyangwa se iyi property nziza igurishwa. Iyi nzu iragurishwa ku giciro cyiza cyane. Murabona ko iri kuri kaburimbo. Ni inzu ifite ibyumba 4, dushe na toilette 3 n'amanex. Urumva ko ari inzu nini kandi ikaba iri mu buso bwa 420. Ntago byari bisanzwe ko mubona inzu nshyashya ku giciro nk'icyo ngicyo cyangwa se ku buso bungana gutyo. Iyi nzu yacu rero iri ku giciro cyiza cyane, kuko ugereranyije hano Kibagabaga ikibanza kiba gihenze ubwaho. Kuhabona ubutaka ushaka kugura ikibanza nko kuri 150 cyangwa se 100 kuzamura, ariko inzu yacu iri ku giciro cya 190. Yubakishije amatafari ahiye kuva hasi kuzamuka, ndetse kuri finissage ho ntago nirwa mbibabwira, murabyibonera n'amaso. Aha ngaha turi ni hanze, reka tubinjiremo imbere muri compound yayo murebe ukuntu imeze. Aha reka twinjirane rero nkuko nababwiraga. Aha ngaha duhagaze ni muri compound ya yanzu yacu nababwiraga, aho dufite parking ya Kacyiru imodoka 3, tukaza kugira n'umwanya wa jaride nawo turawubereka. Murumva ko inzu yacu iteguye neza mu by'ukuri. Ubu bwiza uri kubona inyuma biraza kugutangaza, cyangwa se urabyibwira imbere ukuntu hameze. Ngira ngo nawe iyo ubibona gutya uhita wibwira ukuntu imbere hari buze kuba hameze. Harimo uturimo turi kozwa, harimo barayoza, niyo mpamvu ubona ibi bintu muri kamera, ariko nta kibazo. Cameraman agomeza nkurikire abanyerekere buri kantu ku kandi, buri kote ku yindi. Uhagarare hariya mu nguni ubanyerekere jaride nziza itangiye gufata, iryoheye amaso nayo. Iyi nzu yacu ifite amanex ikagira na rooftop. Urumva ko inzu yacu ni inzu ishyitse kandi itubutse. Urabona no ku maso yawe ko ubona ko ubwiza bw'inzu n'igiciro cyayo ari ibintu bihuye bigendanye. Ni inzu nziza rero wasanga hano muri quartier nziza ya Kibagabaga ituwe igezweho. Reka no kubatindira dukomezanye tujye kuri tubanze tubereke kuri rooftop tunareba view y'aha hantu. Aha karibu rero muri kuri ya rooftop yacu nababwiraga. Iyo uri hano uba uri hejuru, bibasha no kuguha view. Banyerekere hano hakurya, urabona hano hantu hose Kibagabaga yose umusozi ubu ufite. Urabona ko ari inzu ifite abaturanyi beza cyane, ni inzu iryoshye. Kishamo gutyo unyubikire kamera ubanyerekere noneho ya jaride n'iriya parking. Urabona ko ni ibintu biri perfect biryoheye amaso. Reka no kubatindira dukomezanye tugende duhere muri salo mbereke inzu yacu ukuntu imeze. Aha karibu rero muri salo yacu. Uru ni urubaraza duhereyeho rudufasha kwinjira muri salo. Komeza tugendane aho tugera muri salo nziza, salo ngari, salo ifite amakaro meza, ikagera design nziza, yaba design ya plafond n'amatara arimo. Ni ibintu byiza cyane. Ngira ngo hagarara ubanyerekere neza ku buryo bareba akantu ku kandi. Ntago byari bisanzwe ko mubona TV stand imeze gutya. Aha ho naho ni inzu izanye agashya mu by'ukuri. Urabona no TV stand ukuntu ari nziza cyane, y'amabuye meza kandi y'umukara ateye gutyo. Urabona ko hari abahashyize televiziyo uba umeze neza. Ese inzu yacu kuri 190 hano Kibagabaga urumva atari igiciro cyiza koko? Niyo mpamvu nahisemo kujya mbashakira inzu zitabahenze kugira ngo namwe kandi icyo nabibutse mujye mukora subscribe nyamuneka, kugira ngo tuzamukane, kugira ngo twubakane uno muryango. Turava muri salo twinjira muri salle à manger nziza cyane. Ureba ukabona ko igiciro muri umuntu kuvuga ngo 190, ureba n'icyo azikubwirira. Inzugi zirimo aha ngaha ni muvura zose imbaho, murabizi ukuntu bimeze. Ariko hano dufite salle à manger ngari nziza cyane, tukagira plafond n'ubundi ya gypsum nziza iryoheye amaso. Murabona ko ari ibintu bisobanutse. Dukomezanye hano tuhafite igikoni. Iyo tuvuye muri salle à manger duhura n'igikoni cyiza cyane, duhura n'igikoni cyiza. Komeza uzubanyerekere nta kibazo. Dufite igikoni ku buryo n'aya ma etage utapfa kukibonamo. Urabona ko ari igikoni cyiza cyane kiryoshye, gifite ububati bwiza cyane. Urabona kuntu ibintu byose ari perfect.
urumva dufite umwanya wa gazi kuka, tukagira umwanya wa firigo munini cyane. Urabona wa mwanya kuntu bari munini cyane, urabona ko ari ibintu byiza. Komeza uze hano tubereke uwo mwanya wa firigo kuntu ari umwanya munini cyane. So reka ne kubatindira, dukomezanye tujye mu byumba. Aha twinjiye rero ni mu cyumba cya mbere twakita cy'abashyitsi. Muri hangana harimo utuntu tugikorwamo. Karibu ngwino, banyerekere dushe yacyo, ariko haparitse harimo ibintu mu by'ukuri ntabwo mushaka kubibona neza, ariko n'ubundi iyi ni dushe y'icyo cyumba nayo ni ngari. Twageramo aha ngaha harimo uburingirango bw'umusekirite, ariko murabona ko ari icyumba kigari kandi cyiza. Reka dukomezanye tujye mu bindi byumba. Turakomeza twinjirane tujya muri bya byumba noneho bitatu bisigaye. Ndagira ngo kameramani injira hari ubanza banyerekera icyumba kinini cyiza kigari, washyiramo igitanda ndetse hagasahuka n'umwanya wa garderobe. Urabona ko ari icyumba gitubutse. Aha ngaha inyuma ye nanone urabona ko tuhasanga ikindi cyumba nanone cya gatatu kigari, kibanyerekere neza rwose. Tukagira umuryango, uyu ni umuryango usohoka mu gikari. So garura kamera noneho ubanyerekere dushe nini cyane ngari. Muri hangana utuntu twose turageramo, ariko aya matuwarete mubona aha ngaha nategereje guterekwamo aha ibintu byose nk'uko biteguye, no kuyigura winjiramo ibintu byose birimo. So reka n'abatindiye twinjirane muri chambre principale. Karibu rero muri chambre principale yacu, aho twinjira tugahita duhura aha ngaha duhita duhura na dushe ngari. Nyine dushe nini y'umuryango, nawe urabyumva, ariko irimo ibikoresho byose umuntu batarafungamo ntimugire ikibazo, ariko ni dushe ngari cyane mu by'ukuri, nyine ya master bedroom nicyo bivuze. Reka dukomezanye rero. Iyo tuvuye aho ngaho, hano tuhasanga vestiaire cyangwa se aho kwambarira nyine. Urabona ko naho washyira akabati. Dukomezanye tutabatindiye, duhita twinjira mu cyumba cyiza kinini. Mu by'ukuri iyo bavuze ngo master bedroom cyangwa chambre principale, nawe ubwawe uhita ubyumva. Karibu ngwino ugomeze ubanyerekere, yaba parafo nziza, yaba amarangi meza asize muri iki cyumba. Urabona ko iyi nzu kuri $190,000 ntikwiriye kugucika. Tukagira n'urubaraza aha ngaha nziza cyane wakwicaramo, ruri hejuru ya ka jaride nababwiraga. Iyo wicaye aha ngaha ubona ko uba umeze neza cyane. So reka dukomezanye. So wowe rero ukunze iyi nzu, ndagushimiye twabanye, ariko wibuke ukore subscribe mu by'ukuri kugira ngo dukomeze kubakana ibintu byacu neza ku murongo. Iyo nimero iri muri screen yawe, iri kuri WhatsApp, watwandikira cyangwa ukanaduhamagara twagufasha kukugeza kuri no nzidahenze kuri $190,000. Mu by'ukuri iyi nzu Kibagabaga wa umeze nkaho utoraguye. So tuvugishe rero, kandi mwakoze kubana natwe. Imana igomeze ibaho umugisha.